Mwiriwe neza, reka twongere tubasuhuze kandi twizere ko mumeze neza aho muri hose. Nkuko bisanzwe n'ubundi ni OTC Group TV, tuba tugarutse n'amakuru atandukanye, kandi turizera ko nyine muri gutangira weekend neza. Nicyo tubifurije aho muri hose rero mwakiri ntashyo za OTC Group TV mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika, mwese aho muri turabasuhuje. Kuri iyi tariki rero ya 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 birumvikana dukomeje nyine n'amakuru abatandukanye, amakuru abagaruka ku mushinga wa P-Network kenshi cyane. Muzi ko niyo makuru nyine tuba dufite kugira ngo turusheho kugenda tumenya byinshi aho amakuru abageze. Yes, mu nkuru dufite uyu munsi rero cyane dushaka kugarukaho, turi kugaruka ku isoko rya Epimall. Niryo mugiye kujya mwumvaho ibiganiro byinshi, nibyo mugiye kujya mwumva update nyinshi, cyane ko ari isoko twese nyine turi kurebaho, donc tubonaho icyerekezo cyiza aho ibintu bigeze uyu munsi. Tudatinze cyane, ejo hari ku itariki ya 12, abakurikirana amakuru menshi tugenda dutanga kuri iri soko murabizi ko nimureba ku yo twari twarabahaye mbere muzasanga ko bari baravuze ko ku itariki ya 12 hazabaho launch ya coin yabo yitwa free coin. Free coin rero akaba ari coin y'isoko rya Epimall. Muranabizi neza ko uyu munsi iyo uriho winjira hari izo baguha hazi referral bonus barazitanga, bakazitanga muri free coin. Si icyo gusa, hanateganyijwe ko ku muntu uzajya bari mu isoko yaba ari umucuruzi hari izo bazajya bamuha nka bonus zigeze kuri free coin 800. Murumva ko ari nyinshi cyane muri motivation, ndetse iyo winjije umuntu ubuho hari izo baguha nabwo. Yes, rero ayo akaba ari amwe mu makuru agendanye na Epimall launching coin. Nkuko byari byavuzwe ntago babeshye, nukuvuga ngo iyo free coin yararonshinzwe ejo. Ngira ngo igiciro nabashije kubona, nabonye wenda ndareba niba nabibaboneye nkabibashyiraho na hano aho babyanditse, ndabaha screenshot. Nukuvuga ngo bagaragaje ko PI imwe ingana na free coin 100,000. Ndagira ngo muhite mutekereza ko icyo ari igiciro cya GCV kuri payi. Ubwo urahita umenya ngo izi coin nazo zifite akahe gaciro. Uko biri kose urumva ko ni coin nazo zizaronshingwa zifite agaciro kari hejuru, cyane kurumva zizaba zigendana nyine n'ifaranga rya PI network kandi mu isoko rimwe. Ari byo twababwiye ko nazo kuzibona uyu munsi ni amahirwe, kuzishakisha n'andi mahirwe mu gihe bikiri gukunda, kuko urumva ubu bari gutanga nyinshi kuko ari muri promotion. Bivuze rero ngo iyo launch yazo yarabaye nkuko ba roadmap yabo bihaye barayikoresheje. Ngira ngo ejo nyine byaragaragaye ko free coin yabaye launched, bayigaragaza nyine ko agaciro ifite n'uburyo nayo bazajya bayikoresha igendanye na PI ndetse igendeye no muri system ya GCV. Ibyo byose wenda tuzarushaho kugenda tubimenya, cyangwa se amakuru arambuye kuri byo tuzajya turushaho kuyabaha. Icy'ingenzi gusa ni ukumenya ko niyo ntego bari bihaye, kugaragaza ko ku itariki 12 bazagaragaza launching ya free coin. Iyo yarabaye rero tariki ya 12 z'uku kwezi kwa mbere. Bivuze ngo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri niho dutegereje launching ya GCV test nayo itegerejwe ku itariki ya 12, cyangwa se ubwo tuhita dufata ko ari 13 nyine abantu bashobora kuzitegura gutangira kuba banayihahisha. Ngira ngo nkuko muri bubibone kuri iyi foto twabahaye, urabona ko baravuga ngo are you a valued a customer of Epimall? Bakavuga ngo shopping product at GCV 314 on Epimall is as simple as walk in the park. With each purchase you unlock a bonus free coin rewards, adding an extra layer of value to your shop experience. Ni bimwe twababwiraga mu kanya nyine uko uzajya uhaha cyangwa se ukakoresha ibikorwa by'iri soko
hari amabonuses uzajya ubona, ariko hasi ho urabona nyine banagaragaje ko uburyo bwo kugenda wakira izi reward. Bwa mbere bagaragaje ko free coin 800 for every successful GCV purchase. Ni ukuvuga ngo kuwabashije wese guhahira kuri GCV azajya abona free coin 800. Free coin 100 ni to register to Epimall. Kwinjiza umuntu muri Epimall uhabwa PI 100. Free coin 100. Noneho free coin 3 kuri 3 free coin 100 nabwo ni click half best free coin button once a day only. Ni ukuvuga ngo uburyo nabwo bwo kwinjira kuri link ukajya ugenda ukabasha hari uburyo nyine ukoresha bwo kwinjira kuri link ukayisoma, ibyo nabyo biguha bonuses. Urumva izo zose na avantage ziri guhabwa umuntu n'ubundi uri muri Epimall kugira ngo arusheho kumenya ko ibikorwa byose bigendanye n'isoko kuri we abifitemo inyungu. Noneho kuri 4 barakubwira ko ufite free coin 1000 igihe cyose noneho winjije umuntu. Ni ukuvuga ngo referral wayikoresheje neza ubona free coin 1000. Naho ziri 100 zo ni igihe winjiye nta referral ukoresheje baguha free coin 100. Urumva ko baba bashaka ko abantu bakorana nyine. Iyo winjije umuntu urumva ko 1000 ni nyinshi kuruta uwiyinjije ntawe yinjiriyeho. So hasi rero bakagaragaza yuko ku itariki 12 z'ukwa kabiri kugeza kuri 12 z'ukwa gatatu hazaba ari beta test for GCV 314,159. Bivuze ko ibyo niyo plan ihari, niyo program ihari. Uyu munsi ho bakavuga ko nyine ibihugu bimaze kuba 41 birenga, kandi bakavuga ko bakomeje gahunda yo kunoza buri kimwe cyose. Tubabwira rero ko aya ni amakuru meza kugira ngo umenye ko iyi free coin nayo ihari kandi ifite agaciro mu gihe cyayo, kugira ngo utava wikereza. Uracyafite abantu b'inshuti zawe wakwinjiza, uracyafite abo wafasha kumenya iyi Epimall. Ubwo rero ni ukuvuga ngo reka tugerageze turebe uko tugenda twiyandika kandi turushaho kumenya ko Epimall ari rimwe mu masoko aje gukora igikorwa kidasanzwe kandi kigomba guhesha agaciro uyu mushinga. Tukubwira rero ngo niba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umucuruzi ukaba uri mu bihugu bitandukanye, yaba ari ibya Afurika yaba ari ibyo hanze Afurika, amakuru ukayabona kuri Epimall, ushobora kuyakurikirana neza uko ubyifuza. Reka tukubwire ko indi gahunda ihari, ngira ngo hari abacuruzi bari bamaze iminsi bambaza uburyo bwo kwinjira mu isoko rya Epimall nk'abacuruzi. Ngira ngo update ndi kubaha ni update nanatanze no mu mbuga zira zacu, yaturutse ku muyobozi ubishinzwe. Ni uko guhera ku itariki ya 20 nibwo abacuruzi tuzatangira kujya tubandika cyangwa se tubavalida abinjiye nyine bifuza gucuruza. Bivuze ko niba uri umucuruzi ukaba utegura ko uzakoresha isoko rya Epimall, biragusaba utangire ubitegure neza, hanyuma umenye ko iyo tariki ya 20 z'uku kwezi kwa mbere aribwo nyine tuzaba dutangiranye n'iyo gahunda. Yes, tukubwira rero ngo amakuru yacu yo nakagaruka. Komeza umenye ko ibyiza biri imbere, kandi muri uyu mushinga hateganyijwe ibyiza byinshi kuri wowe nanjye. Keep mining. Kandi nanone turacyana kubwira ko ufite abantu bereye team leader muri payi aho waba uri hose mu gihugu cyose waba urimo, ubona dufitemwo twafunguyemo. Turacyifuza cyane aba team leaders muri ibyo bihugu bitandukanye, kandi uko biri kose tuzagenda dukorana. Murumva ko hari ibintu bitandukanye bihari, yaba ari uburyo bwo kugira ngo iyo community urimo, abo ba members uyoboye ba PI uzabashe kubafasha, aba ari bijyanye n'amasoko. Urumva uko biri kose hari abantu baba bakeneye support
z'abantu bazabafasha. Rero niba wiyumvamo kuba team leader ukaba uri muri Kenya, ukaba uri Malawi, Zambia, Mozambique, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, ukaba uri South Africa, uri Burkina Faso, ndumva tumaze kugira ibihugu 11 twamaze kuba tunafite amagurupe yabyo. Nukuvuga ngo wumva hari gurupe ukeneye kubamo uri mu gihugu kimwe muri icyo, nabwo wabitwandikira ukabidusaba, cyane cyane ko ni inyungu zawe kugira ngo ujye umenya amakuru ari hafi, urusheho kumenya aho ibintu bigeze, kandi tukubwira ngo umushinga ni uwacu, dukomeze tuwushyigikire, ibyiza byose biri imbere, kandi tubabwira ngo amakuru yose uko abonetse n'ubundi tuzakomeza turusheho kuba tuyabagezaho. Keep mining, keep mining. Ciao ciao rero, tubifurije kugira weekend nziza. Imana ibarinde mwese aho muri.